Turabasuhuje mwese abakunzi ba Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kigira kiti ijuru n'ubuntu ntirikorerwa, mukigezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bagiye batandukanye, ariko kuri uyu munsi uwo muri kumva mvuga ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ndumubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nagiriwe neza na Yesu, amagakiza ke ku buntu, nta gakoreye ndonka ijuru, bityo ubu nkaba ndumuragwa ubwami bw'Imana. Ntabwo ari jye nyine rero, ndi kumwe n'umuvandimwe, nawe arabasuhuza ariko kandi anabibwire karibu sana. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Muhanuzi Filipo, nanjye nagiriwe neza n'Imana, nabonye agakiza, nakijwe ku bw'ubuntu, hanyuma ndabyizeye bindemera ubugingo buhoraho muri njye. Amen. Nshimiye nyine ko munanyakiriye, Yego, kugira ngo dukomeze kwamamaza iyo nkuru nziza, yego, tubwira abantu ibyo Yesu yabakoreye, nanone duhishura ibyo bataramenya kugira ngo babimenye, yego, nabo banezerwe nk'uko tunezerewe. amen. Ibindi turakomeza kuganira. Iki ni ikiganiro kinyura no kuri YouTube, yo wanditseho ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana nanone ibi biganiro ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bakomeza kubibagezaho, nabo mukunda natwe muratubona, mukomeze mukore subscribe, turabashimiye cyane. Kuri uyu mwanya rero reka dushimire Imana. Yego. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Wacyubahiro ko uduhaye aka kanya kugira ngo tubashe kuvuga imirimo yawe wakoze ariko udukoreye muri Kristo Yesu. Turabigushimiye cyane. Tugushimiye ko wongeye guca akayira, ndetse kandi kugira ngo uyu mwanya abaduteza amatwi babashe kumva inkuru nziza ibabwira buryo ki watanze ijuru ku buntu muri Kristo Yesu. Yego. Turagushimiye rero kubw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nacyo washimye ko kibaho, ariko kandi tukagushimira n'ubuyobozi nanone bwiza watanze kugira ngo ukomeze uyobore iki gihugu. Turasaba kugira ngo iki kiganiro gikomeze gutambuka mu mbaraga z'Umwuka Wera, ariko kandi n'abaduteza amatwi kugira ngo ubahereze gufungura amatwi y'imitima kugira ngo babashe kumva ahari uyu munsi, nibumva ijwi ryawe ntibinangire umutima. Turagushimiye rero ko uri kumwe natwe, kandi dusabira n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ukomeze kubafasha no kubashyigikira ku murimo mwiza wabahaye wo kuyobora Abanyarwanda. Icyubahiro kirakomeza kuba icyawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Kuri uyu munsi rero turagira ngo dusangire amagambo aboneka hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya mbere, igice cyaho cya karindwi, igice cyaho cya karindwi, hanyuma dusome n'umurongo waho wa 21 tugeze ku wa 23. Yego. Haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe.
nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Yego. Imana ishimwe cyane. Yego. Kubera ko abantu benshi batekereza ko kujya mu ijuru hari ikiguzi bisaba cy'umuntu, ariko n'abenshi bagatekereza ko kujya mu ijuru umuntu abikorera kandi umuntu akabiharanira. Yego. Njya numva abenshi bavuga ngo ijuru riratwaranirwa, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Yego. ngo kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Yego. Ariko aho baba bibeshye cyane, kubera ko ntabwo umuntu yatwarana ataraba intwari. Yego. Hari uwatwaranye witwa Yesu, ahubwo abizeye igikorwa yakoze baba babaye intwari ahubwo. Ubutwarane bwa Yesu nibwo bagaduhaye kubona umugabane w'ijuru. Yego. Tubikesha icyo gikorwa cyakozwe nawe. Tuba turi hano rero kugira ngo dukomeze gusobanurira abantu muvandimwe. Yego. Uburyo ki Imana yatanze ijuru ku buntu, ariko binyuze muri Kristo Yesu, kugira ngo abantu bakomeze kurushaho gusobanukirwa. Aya ni amagambo abantu benshi bakunda gusoma, ariko ni amagambo Yesu ubwe yivugiye. Yego. Avuga ngo umuntu wese umbwira uti mwami mwami. Nibaza ko ubwo ari amagambo ubwe yivugiye, noneho akundwa na benshi, akaba aririmbwa na benshi, akavugwa na benshi, babasha no kuyizera kuko ntabwo yavuzwe n'intumwa ze. Yego. Ubwo niwe yayivugiye ubwe. Yego. Abantu badutegereje, baduteze amatwi mu ijoro. Yego. Babe hafi. Yego. Kugira ngo tubaganirize kuri aya magambo Yesu yivugiye ubwe. Yesu yivugiye ubwe. Abantu benshi ibihumbi n'amagana bavuga mwami mwami. Iyo ugiye usanga abantu benshi bari gusenga mu izina rya Yesu, bavuga ati mwami mwami. Ariko hano bavuze ngo umuntu wese umbwira uti mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Muvandimwe, abantu benshi ko baduteze amatwi batwumve, iyo ugiye mu mashyamba, mu buvumo, aho bita mu butayu, usanga abantu benshi bari kuvuga mwami mwami. Ugasanga bari gukora, bari guhanura, ugasanga ngo bari kwirukana abadayimoni, ugasanga baravuga ko bakora ibitangaza, kandi baba babikora muri iryo zina ngo rya Yesu. Ariko hano harimo ijambo rikomeye ryavuze ngo umuntu wese uvuga mwami mwami, mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Ese ubundi iyo uri kureba hano ko bari kuvuga ngo keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, ko bavuze ngo abantu benshi bazaza bavuga bati twahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakizaga abarwayi mu izina ryawe, twaririmbaga mu izina ryawe, twayoboraga amasengesho mu izina ryawe, twagiraga imirimo igiye itandukanye myiza yo gufasha ariko mu izina ryawe. Ariko ngo nibwo nzaberurira mbabwire nti nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe, ntabwo nigeze kubamenya. Numva abadukurikiye bakumva neza icyo Yesu yabivuzeho. Ngo benshi bazaza kuri we wa munsi bati mwami, yego, twahanura mu izina ryawe, twirukanye amadayimoni mu izina ryawe. Barimo baravuga imirimo, barimo baravuga akazi bakoze, barimo baravuga ibyo bakoreshejwe n'impano. Yego. Ariko we azababwira ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe, sinigeze
kubamenya. numva rero icagakwiye umuntu arimo kutwumva kugira ngo yirinde kuzabwirwa ayo magambo, yirinde kuzerurirwa. Yarahanuye mu izina rya Yesu, yarirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu, yarasenze mu izina rya Yesu, yarayoboye korari mu izina rya Yesu, yarabaye dirijante mu izina rya Yesu, yarabaye yarukije ibirema ku bw'umubiri mu izina rya Yesu. Ariko Yesu we hano ubwe arabyivugiye, ni nkavuze ati ndabategereje. Ni nkavuze ati ndabategereje kuri wa munsi nzaberurira, nzababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi zibi bimwe mwakoze ibizira. Reka twibaze muvandi, aba bantu ntabwo bari ko barasambana, oya. Aba bantu ntabwo bivye, oya. Aba bantu ntabwo batukanye, aba bantu ntabwo ari abarozi, tibanywa inzoga. Ahubwo haruguru twabonye yuko ngo nabahora bavuga ngo mwami mwami mwami, bahora mu masengesho. Ugiye mu butayu wabasangayo, niho bari. Ugiye mu byumba by'amasengesho, niho bari. Ugiye mu nsengero, niho bari. Mbese no kuko baravuga mwami mwami. Ntabwo abari abantu bamenyereye kuvuga ngo abasaba sinzi. Oya, abangaba ni abantu rwose, abasabapfumu, abasi n'abarozi, ni abavuga izina rya Yesu, ariko nanone bakavuga n'imirimo bakoze. Reka tuvuge ngo imirimo umuntu yazana kugira ngo aje mu bwami bw'ijuru nk'uko Yesu yakomeje kubivuga, iyi ngiyi ntabwo irimo. Gusengera abagwayi, kwirukana amadayimoni, guha amazi abantu, kuririmba, kuvuga ngo mwami mwami bisubiramo, kudiakona, kuba umudiyakoni, kuba washumba abantu. Ariko ibi bintu byose ntabwo birimo inzira, ntabwo birimo inzira yakujyana mu ijuru, Ariko kuki babyise ubukozi bw'ibibi? Nuko nyene bakora ari babi, kandi bagakora batatumwe gukora. Kuko Yesu niwe yaje gukora ngo akorera abantu. Yaranabyivugiye, aravuga ati ntabwo naje gukora, ntabwo naje ngo gukorerwa, ahubwo ninjye waje gukorera abantu. Utaragera kure cyane, yego, wakwibaza impamvu Yesu ari kuvuga ngo mumve imbere mwa nkozi bimwe simbazi, sinigeze no kubamenya. Nkuko wari ubivuze, nuko umuntu ari umunyabyaha. Kandi nkuko dukomeza kugenda tubivuga, kandi tuzakomeza tugenda tubivuga n'ubundi, umuntu ni umunyabyaha. No mu gihe ntacyo yakoze, ari umunyabyaha hashingiye ku ivuko rye, hashingiye ko umuntu muri kamere ye azi gukora neza ariko no gukora nabi. Kubera ko nicyo giti bamuhaye ikizamini cyo gukora ibyiza gusa, ntabwo yakibasha. Ariko nanone bamuhaye n'ikizamini cyo gukora ibibi gusa, nabwo ntiyakibasha. Impamvu z'uko iyo turebye mu itangiriro hariya igice cya 2 umurongo wa 15-16, Imana yari yabwiye Adamu, ari we twese dukomokaho abantu bose, ngo igiti cy'ubwenge bimenyekanisha ikibi n'icyiza ntazakiryeho, nakijyaho no gupfa azapfa nta kabuza. Ubwo muri make Imana yarivuze ko izatandukana nawe, cyangwa se azatandukana n'Imana. Ubwo urumva ko umuntu aremanwe gukora ibyiza n'ibibi. Ubwo muri kamere muntu harimo gukora neza no gukora nabi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ko ibi nabyo ari ubukozi bw'ibibi. Yavuze ngo mumve imbere mwa nkozi zibibimwe, kuko noneho ni ukuvuga ngo ubwo impamvu Yesu avuze ibyo ni uko umuntu yavutse ari umunyabyaha, kubera igicumuro cya Adamu twese dukomokaho wakoze icyaha, abamukomokaho twese duhinduka abanyabyaha muri kamere zacu. Bikaba bivuze ko muri kamere harimo gukora neza ariko no gukora nabi. Niyo mpamvu umuntu ibyo yakora abyita byiza, anavuga ko ari byo byamuhesha kujya mu ijuru, imbere y'Imana byo ni bibi, kubera ko atari byiza ijana ku ijana. Noneho rero bavuze ngo keretse ukora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Numva abantu bamenya ni biki data ashaka kugira ngo bahabwe ijuru. Kuko twe tumwe turavuga hano twararihawe ko twasanze twararivutsemo, turanabyizera aho tubyumve, aho tubimenyeye. Tumaze kubyizera byahindutse ubuzima. Ubu turi hano mu isi dufite ubugingo buhoraho, turi hano mu isi dufite umurage w'ijuru, kandi ibyo nta mpaka tubijyaho.
kuko ni ijuru ni ry'Imana, Yego. ni nayo yaritanze nayo yariduhaye. Yego. Numva ahubwo abantu nyine twababwira icyo Imana ishaka kugira ngo babone ijuru. Icyo Imana ishaka kugira ngo babone abantu bose niba barishaka, abantu bose baba barishaka, n'usenga buriya basenga ngo azaje mu ijuru abari inyotewe ariko umuntu akwiye kubona ijuru binyuze mu nzira Imana yagennye. Hari n'ahandi Yesu yavuze ko n'ubundi azaberurira ubwo bazaza bamubwira ngo twahanuraga mu izina ryawe, twafashaga imfubyi mu izina ryawe. Nabwo ni mu gice nk'icya 20 gutyo na 5 cy'ubutumwa bwiza muri Matayo. Hamwe azavuga ngo bazaza bavuga ngo mwami twakubonye ryari ushonje, twakubonye ryari wambaye ubusa, twakubonye ryari uri muri gereza tukagusura. Aha ni abakiranutsi abanza kubwira. Aho tutarahagera, reka tubanze tubwira abantu yuko gufata imirimo uri murakorera mu rusengero, cyangwa se uri murakorera mu butayu, cyangwa se uri murakorera mu mazi, ngo yizanire Kristo Yesu ngo niwe wayikoreye kugira ngo aguhe ubwami, cyangwa se ngo akwemere, uri mu bazabyigwa yuko uri inkozi y'ibibi kandi atigeze anakumenya. Yego. Iyo mirimo rero ntabwo yemewe, iyo mirimo nta nubwo mu ijuru bayikeneye. Oya, rero numva ko umuntu wese yararimo akora bino bintu, azi ngo arimo akorera kugira ngo azabi present imbere y'Imana. Nubwo bajya bamubwira ngo niwibutse imirimo Imana wayikoreye, oya, ibyo ngibyo ntabwo ari imirimo wakoreye Imana. Oya, wabikoreye abantu. Nawe kandi ariko byari bigufitiye n'inyungu, kuko ari igihe umuntu agenda agasenga y'iminsi 5, y'iminsi ngahe, akumva ngo mutwe ngo haruhutse. Nyene izo ni inyungu ze. Izo ni inyungu ze kandi arimo akora bizira imbere y'Imana. Yego. Keretse rero abakora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Icyo data ashaka rero hari amagambo ari muri Yohani igice cyaho cya 6. Yego. Nko ku murongo wa 28 na amagambo babajije Yesu. Baramubajije bati tugire dute kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Baje bavuga imirimo nk'ahari myinshi. Abantu bumve cyane aya magambo Yesu yivugiye. Baje bavuga imirimo nk'ahari myinshi, bamubaza ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Yesu arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Hepfo nko ku murongo wa 40 ukomeje gusoma muri icyo gice ho hakomeza kuvuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, no kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Nanjye urumva ko nabwo bihita butangwa cyangwa se bwatanzwe, ntabwo ari ubuzaboneka, ubwarabonetse. Ngo kuko icyo data ashaka ari iki, no kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera. Hariya twasomye ahavuga ko ngo keretse ukora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka ni uzaraga ubwami bwo mu ijuru. Icyo data ashaka rero nta kindi, no kugira ngo umuntu wese witegereza Yesu akabona ko Kristo Yesu yagiye ku musaraba afashe ibyaha byawe, ibyaha bya muntu byose uko bingana muri kamere muntu, iby'inyoko muntu yose. Wowe duteze amatwi, icyo data ashaka ni iki? Nuko ukwiriye kwitegereza umwana ukamwizera. Kwizera ni iki? Nukumenya ko Yesu ibyaha byawe byose, iko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Ayo magambo ari mu Bakorinto ba 2 mu gice cya 5 umurongo wa 21. Yego. Ko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Icyo data rero ashaka ni iki? Ntashaka byinshi nk'imibare, arashaka iki ngiki kugira ngo ubanze urokoke umuriro utazima. Nuko ukwiye kubanza kwizera icyakozwe na Yesu. Icyakozwe na Yesu nta kindi, nuko Imana yafashe ibyaha byawe bishyira kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu akanahanwa igihano cy'ibyaha byawe wari ukwiriye guhanwa. Ubwe Petero yaravuze ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Nuko ukwiriye kumenya ko ibyaha byawe byose uko bingana Kristo yabyikoreye mu mubiri we, akabibambanwa, agahanwa igihano wari ukwiriye guhanwa. Kwizera ibyo bikaguhanira no kubona ubugingo
buhoraho. Erega hariho n'indirimbo tujya tuvuga ngo ubwo twari dukwiye ni wowe gwahamye, Yesu wemeye gupfa umeze nk'intabwa, urwo twari dukwiye ni wowe rwahamye. urumva ubwo urupfu kurimbuka ubwo byahamye Kristo Yesu, ego ntabwo twe tukirimbutse, oya, ariko n'utwumva nawe nagira ihumure, nahumurike mu mutima, ntabwo akirimbutse, ntabwo akirimbutse, yizeye rwose akizera icyo Yesu yakoze, ntabwo akirimbutse, ntabwo akirimbutse. twari twavuze ko turi bubwire abatwumva ko hariho n'abandi azabwira ati ibyo mwakoreye wa undi yari yoroheje ninjye mwabikoreye, ubwo mwasuye abagwayi ninjye mwabikoreye. hano abantu benshi ariko nanone bakunda kubyitiranya ko Yesu azashingira ku byo bakoze kugira ngo abahereze ubwami. Oya, ngo azashingira ko bafashije abakene, bakoze imirimo myiza, inge bakoze neza, bagatanga amaturo, bagatanga icyacumi, bagasura abantu muri gereza, bakambika bambaye ubusa, bagasura abantu barwaye. Ibyo bajya babyitwaza nanone ko ari inzira yabahesha kujya mu ijuru. Ariko Yesu avuga aya magambo yayabwiraga ahubwo abakiranutsi, kuko yatangiye ababwira ngo mwinjire mu bwami bwabatunganirijwe, bwabateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Barabanza barinjira mu bwami nk'ikimenyetso kigaragaza ko kujya mu ijuru bitanyura mu mirimo, ahubwo binyura mu kwizera icyakozwe na Yesu wenyine. Sibyo? Noneho bamaze kugera mu bwami nibwo yabashimiye. Atangira kubashimira ngo nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, afunze murangemurira. Nkuko hari byinshi ngo abakiranutsi baramubaza. Umva iryo jambo. Aya magambo barayasanga muri Matayo 25. Ego. Uhereye nko ku murongo wa 33. Kumanuka bagira ko 38. Ayo magambo turimo turavuga tuyanyuramo, ariko baze gufata umwanya bayasome. Amagambo meza cyane. Kuko urumva ngo azabwira abakiranutsi, ngo abakiranutsi bazambaza bati twakubonye ryari. Uduteza amatwi abanze yumve ngo n'abakiranutsi bazabwirwa. Ariko kandi ntabwo imirimo ariyo ibagira abakira, ari igira umuntu umukiranutsi. Ahubwo ikikugira umukiranutsi ni ukwizera udashidikanya ko Yesu Kristo ibyaha byawe yabizize. Ukamenya ko Yesu Kristo ubwo yajyaga ku musaraba azira ibyaha byawe, yamennye amaraso, muri ayo maraso wowe ukababarirwa ibyaha. Noneho aho binatandukaniye muvandimwe nkunganiye, nuko aha sibo bazavuga iyi mirimo. Abangaba nabo bagomba gusobanuka. Aba ni abakiranutsi bakiranutse ko Yesu yabakiranukiye, bakabyizera. Noneho imirimo yabo bakora bo ntibafite aho bayishyuza, ntibafite naho bayandikisha. Reka tuvuge ngo umwana mu rugo iyo amaze kuvuka akora imirimo myinshi, ariko iyo mirimo ntabwo ayihembeye. Ni ukuvuga ngo rero aha niho azababwira ngo abakiranutsi, ngo azababwira abavuga ko nta bakiranutsi bahari mu isi nabo nibabyumvireho. Abakiranutsi barahari, abakiranutsi ko nta bakiranutsi bahari, ubwo twaduhakanye ko Kristo Yesu umurimo we yakoze atawukoze. Ubwo twatwiteguye ko azagaruka kuwukora cyangwa se hari undi. Ntabwo ari byo. Yesu rero yasize abantu b'abakiranutsi. Yego. N'ubu bagenda baboneka, no mu batwumva hari uwaza kubyumva atubwira ati nanjye ndabonetse. Yego. Rero aba nibo bazabwirwa ibyo bakoze. Ntabwo umwana mu rugo agenda imbere y'ababyeyi be ngo avuge ngo ni mumpe nakoze, ahubwo ababyeyi be nibo bamenya ko umwana abafitiye umumaro arimo arakora. Rero hakora uwamaze kuvuka, hakora umukiranutsi. Ntabwo hakora umuntu ashaka gukiranukira mu mirimo. Gukiranukira mu mirimo bifasha abantu, ariko ku Mana nta ruhare bihafite. Ntabwo ku Mana rwose byaguhesha kujya mu ijuru. Nta na gatoya. Abatwumva baduteze amatwi inshuti zacu, ntabwo kujya mu ijuru bisaba kubikorera, ahubwo bisaba kwizera ko ari uwakoze. Iyo tuvuga ko ari uwakoze, ni Yesu wakoze. Niwe waje mu isi ayimaramo imyaka 33 ageragezwa mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha. Anambaye n'umubiri nk'uwacu, ariko adafite kamere yacu. Ashobora kubahiriza byose byakunaniye, ari we wabikorera. Ariko nahishura ibanga rikomeye. Yesu nawe ntabwo yavutse nk'uko twe twavutse. Yesu ntabwo
ntabwo yavutse kuri Yosefu na Mariya ngo ni inda ya Mwuka Wera, ni inda ya Mwuka, ntabwo ari mwe na Adamu kuko ntabwo yabonetse mu hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo. Abaye ari mwe na Adamu ntabwo byari gukunda kuko nta munyabyaha yacungura undi. Oya, ntibishoboka. Yabashe kuducungura kuko ari umukiranutsi. Aduha uko gukiranuka kwe. Iyo tuvuga ko ari we wakoze nuko yatunganye, ariko uko gutungana ari twebwe gutunganirira. We ntiyitunganirira ngo kugira ngo bimuheshe kujya mu ijuru, kuko ijuru we ni nyiraryo, niwe muremyi waryo. Ahubwo yakoraga byose abikora neza, anonosora iby'amategeko yagusabaga byose. Wowe duteze amatwi, uko gukiranuka kose kukubarwaho, nawe abarwaho ibyaha byawe, bimujyana mu gihano, arahanwa azira ibyaha byawe. Nawe wizeye ibyo ububaye umukiranutsi, ubikesha kwizera icyo gikorwa cyakozwe na Yesu, nawe ukabubonye ijuru. Abantu bavyumve neza, ni urukundo rutangaje, urukundo ruhebuje, kuko inyoko muntu cyangwa se Adamu niwe yahemukiye Imana, ariko noneho Imana niyo yazanye ubwiyunge, kuko ngo muri Kristo Yesu niwe twiyungiye n'Imana. Nta muntu ujya kwiyunga n'Imana, ahubwo Imana ngo biriya bavuga ngo nimuze twiyunge n'Imana nko gusaba imbabazi Imana, nko kwatura ibyaha abantu bakoze. Oya, ubwiyunge Imana yabukoreye muri Kristo Yesu. Niko ayo magambo avuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Tuvuge ngo kuvuga kuri ubu, kuba wemera ko Yesu yaje ukaba wizera ko yagukuyeho icyaha n'ababivuga gutyo, ariko ugahakana ko utari umukiranutsi, by'ukuri ntabwo urizera Yesu. Oya, ikimenyetso kigaragaza ko wizeye Yesu ni uko ubaye umukiranutsi. Iyo utari waba umukiranutsi imbere y'Imana ubikesha icyo gikorwa Yesu yakoze, ntabwo uba wari waba wizera Yesu. Ubwo uri muri babandi bavuga ngo mwami mwami, uri muri babandi azabwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe sinigeze kubamenya, hatitawe ku myaka uvuze mwami mwami. Numva ari twakangurira abantu kumenya nyene ibyo Yesu yabakoreye, dore ko tumaze igihe tubivuga kuri no Radio Country FM, tuzanakomeza no kubivuga, ntituranatangira no kubivuga nkuko bikwiriye, kuko hano tuba twaje no gukuramo ideni dufitiye Imana kubwo rukundo yadukunze nubwo ritazashiramo. Yego. Tuzakomeza kugenda tubivuga uko Imana iduhaye uburyo, uko ni neza twagiriwe, tutabasha natwe guhisha, twatanga buri kimwe, twashoramwe buri kimwe kugira ngo abantu bamenye iyo neza y'Imana. Abantu benshi hano mu isi babayeho nabi ku mpamvu z'uko batumvise urukundo rw'Imana. Yego. Turanitegura guhereza umurongo abadukurikiye kugira ngo dukomeze gusangira ijambo, ariko tubabwira ko icyo Data ashaka ari uko mukwiriye kumwizera. Kwizera umwana w'Imana, kwizera Yesu, ni ukuri wowe uduteze amatwi, nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho. Hari icyo Yesu yagukoreye, aragikora, kiruzura, kirahagije. Kwizera icyo ngicyo biguhesha kujya mu bwami bwo mu ijuru. Icyo Data ashaka rero ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho. Nawe wizere ko Kristo yazize ibyaha byawe, wizere ko Kristo yagukiranuye n'Imana, yaguhuje n'Imana, tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Abaduteze amatwi rero turagira ngo kuri uyu mwanya noneho dusangire n'ijambo, dusangire ijambo. N'ubundi mugiye guhamagara kuri izi nimero 0782 44 21 25. Tigo ni 07 83 amazeru 5 03 83 amazeru 5. Country FM, allo? Country FM, allo? Country FM, allo? Allo. Yego, turabumva muri bande, muherereye he?
yego ahari yagiye cyane ntabwo arayifata neza. Country FM alo. Network Country FM alo. Alo Country FM. Mwiriwe neza muri bande muherereye he? Avugana na Harerimana Samuel ndi Rubavu. Yego. Samuel i Rubavu. Bashimiye Imana cyane. Yego Samuel, ikiganiro kiragira kiti ijuru ni ubuntu ntirikorerwa kuri ubu bigendanye no kujya mu ijuru mu bitwaye ute? Amen amen amen. umva bitabasha guhinduka se samwe? Rwose nanjye ndi gushimira Imana cyane. Yego. Gusa ahantu musomye. Yego. Ongeraho ijwi ho gato. Ntabwo turi kumvikana samwe, wakongeraho ijwi ho gato kugira ngo tumvikane neza. Ndakumva Samuel, turakumva. Yego. Aha, wakongera wakupukaza kongera. Yego Samuel, nawe tumushimiye Imana, tukomeza tegereze n'abandi ko baza. Alo Country FM. Mwiriwe neza muri bande muherereye he? Turavugana na Mama Jado kurwaye. Mama Jado mumeze neza? Turakumva cyane Mama Jado. Mbega ikigisho kiryoshye. Aha, muri iki kigisho rero kiragira kiti ijuru ntirikorerwa ni ubuntu. Ubu kuri ubu nawe ijuru rarifite? Ndarifite kuko iki kiganiro igihe kinini tucyumva. Yego. Turizera yuko gitari cyarahera cyatabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereye. Yego. Ariko mbere yo kugerayo hari uwatugereyeyo. Amen. Niyo mpamvu wizera wese ko cyatabutse hari uwabanje kugerayo. Yego. Akwiye kwizera yuko ibyiwe byarangiye, usibye ko hari abinangira mu mutima, ariko nkanjye Mama Jado. Mama Jado, Imana iguha umugisha. Reka dukomeze twishimane. Kuri twese. Mama Jado, iyo nkuru nziza uzajya ukomeza uyibwire n'inshuti n'abaturanyi. Kandi nabo ndayibabwira bana mu basaza. Yego. Ijuru Yesu yarahiteye, ibyacu byaratunganye, ahasigaye nitwizere. Amen. Imana iguha umugisha. Wenda twongeyeho utangirane na Sarehe n'abanyamakuru bose bo kuri Country FM. Aha, bakoze cyane. Twongeyeho rero ntabwo buriya twigereyeyo, ahubwo ni Kristo Yesu yatugereyeyo. Yatugereyeyo. Yatujyanye turi muri we, yatwijije ahera hahera. Yego. Ni nawe n'ubundi dukomeje kubamo. Amen. Urumva nta mpungenge dufite, abamaze kugera muri we. Amen. Yatujyanyeyo. Yego. Twinjijweyo n'amaraso atarayinuma, atarayimasa, atarahinduka datagarantiye. N'amaraso ya Kristo Yesu atwinjiza hera tutahava iteka ryose. Aha, yasimbutse. Murakomeza gusangira natwe. Yego. Turakomeza kumva icyo babakiriyemo. Alo Country FM. Alo. Yego, turabumva muri bande muherereye he? Muravugana na Bizimana Gerard y'umurenge wa Gihundwe. Yego Bizimana. Hari ikiganiro nyine ngijuru ntirikorerwa. Yari byo ndi kwibaza. Yego. None se nka gutyo muri kwigisha gutyo, hari ukuntu abantu bahita bumva nyine gukora ibyaha nta kibazo.
wowe niwivuge ku giti cyawe abandi wumva gukora ibyaha ari nta kibazo, wowe niwivuge ku giti cyawe wivugira abantu. ntakereka njye gutyo numvise nyine ko ijuru ridakorerwa, ubwo njye mbita numva ko nyine niyo nakora ibyaha bingana ute numva ko nzabona ijuru. ubundi mu busanzwe nta byaha ukora? ubusanzwe nari nihannye, ariko nkimara kumva icyo kiganiro nahise oya turi kukubaza igihano ukwiriye cy'ibyaha se ni nk'ikihe gihano wihaye? igihano cy'ibyaha ni urupfu. urakoze cyane. hanyuma Yesu yapfuye urupfu rw'iki? urupfu rw'ibyaha. aha, ntiwumva ko ntabwo iki kiganiro kibwira abantu gukora ibyaha, ahubwo kibwira abantu ko muri Kristo Yesu twababariwe ibyaha. Jado, reka mvuge ngo nawe wenda uri umuvyeyi cyangwa se wabonye aho abavyeyi cyangwa abavyeyi baranakureze, nta muntu n'umwe ajya haguruka kwigisha abantu gukora ibyaha, ahubwo ibyaha biba mu bantu noneho bagaserura ibibarimo. Noneho rero twiyo turimo turavuga ngo Imana yatanze umwana wayo kugira ngo abari we ubidukuraho abyishireho, ntabwo tuba turimo turigisha abantu gukora ibyaha, ahubwo tuba turimo turavuga abantu bareke kubaho mu bwihebe, bareke kubaho nk'aho wagiraho ntacyo bahomba, ahubwo babeho babereyeho uwabacunguye akabigura akabakunda urukundo ruhebuje. Ntabwo rero twigisha abantu gukora ibyaha, kuko niyo mpamvu nyine n'abantu nyine urumva kuko abantu nyine umuntu akozwe mu byaha ari kameze iteka, iyo yumvise ubuntu bw'Imana yumva gukora ibyaha, ariko ntago aba yabyumvise. nuvyumva neza uzagira umutima utagucira urubanza, uzabana n'abantu bose amahoro. wenda bose ntabwo tubyumva kimwe, yego, ariko nabwo hari ukuntu ndeba wenda mu byatubanjirije twebwe nk'uko turabona turi isezerano rishya, noneho wenda rya kera wabonaga Imana nyine abakoraga ibyaha yiti batwika ibarimbura, wenda nk'Igomora n'Isodoma n'ahantu nk'aho ibyaha bakoraga, wenda ntibyatumye Imana ibarimbura se. natwe se ubu ngubu wenda twizeye ko Yesu yaducunga ibyaha tukabigumamo, tugaguma mu byaha nyine, kandi Imana yanga ibyaha urunuka, ubwo ni gute? Jado, Imana yahanye Kristo Yesu imuhaniye wowe utaranabaho, kugira ngo ibyo byaha itazabikubaza, ahubwo wagakwiye kubaho n'ibyo byaha utakibikora, warabiretse ku mpamvu z'uko Kristo Yesu yakugiriye neza akemera gupfa urupfu rwe ari gupfa, kugira ngo we gukomeza gukora ibyaha. Isezerano rishya rero ntabwo ari ibitabo, ahubwo isezerano rishya ni imbabazi. Ni Kristo Yesu yaje kuduha imbabazi, na y'abakera bo babaye mu matakira ngo yibabayeho bakora kugira ngo Imana ibemere, byabananira bakarimbuka. ariko twe turi muri Kristo Yesu, nta kurimbuka kuri muri Kristo Yesu, ahubwo Imana iratubwira ati ubwo mumenye, ubwo mwizeye ko mwahawe imbabazi z'iteka ryose, mugende mubane n'abantu bose amahoro. we nuko nari izo mbabazi zahawe abantu bihanye ibyaha byabo bagakizwa. Kwihana ni mu ntekerezo, kandi kwihana ni ukumenya ko Yesu yapfuye azize ibyaha byawe, nguko kwihana. Natwe ko isezerano rishya handitse ngo gukora ibyaha n'umwana wa Satani, nawe udakora ibyaha n'umwana w'Imana, kandi ngo wabyawe n'Imana ntabasha gukora. None se wowe wumvise uri umwana w'Imana? None se nyine wumva wakora ibyaha kandi uri umwana w'Imana? Oya. Ubwo rero numva wewe urakomeza gukurikira ikiganiro. Kandi kanushatse gukubaza mwihangane. Yego. None se amaraso ya Yesu akiza ibyaha, akuraho ibyaha, cyangwa se wenda tuyizere ariko tugumye mu byaha? Amaraso ya Kristo Yesu, Jean Dodier, yagukuyeho ibyaha byawe byose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tuheshejwe nuko umubiri wa Kristo Yesu watambwe rimwe gusa ngo bihagije iteka ryose. Ukwiriye uretse gatoya ukwiriye kwizera udashidikanya ko mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe. Sibyo, udashidikanya ko mu maraso ya Kristo Yesu wewe wababariwe ibyaha byawe.
numara kubyizera gutyo uzaba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana, atari imbere y'abantu, atari imbere y'abantu, uzaba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana. Ibyo nubyize kandi kanashatse kubaza. Yego. Bro, urabona abahuye na Yesu mbere na mbere, wenda bahuye batarahura nawe, iyo ari jye nasoma Bibiliya nkabona nyine abatarahura na Yesu uragira wihuta kugira ngo n'abandi bakomeze bafatire. Mbona wenda yabasanze bivuruguta, ariko abo yatoranyije, abo abamwizeye, iyo turebye muri Bibiliya tubona barakize ibyaha, baramukorera, bamukorera batunganye, biheshejwe n'amaraso ye, bakagikora ibyaha. Jean Dodier, urakomeza gutega amatwi ikiganiro. Ntabwo twigisha abantu ko gutungana kwabo kubonekera mu byo bakora. Naho warira ukicuza ukababara, ntabwo byari ibicumuro byawe. Impongano ikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu masa yonyine gusa. Ukwiriye rero kubyizeza umutima wawe, ugahinduka umukiranutsi imbere y'Imana, ukibonera ijuru ku buntu. Nge nanyuze ngo umuntu yizeye Yesu amukiza ibyaha, nk'uko nka yandaya Mariya Magadalena ataramwizera, abona yakoraga ibyaha. Urakomeza ukurikirana ikiganiro. Abandi imbere y'Imana warabikize, ahubwo wowe ni ukibyishinja. Imbere y'Imana warabikize, ahubwo uracabyishinja. Allo Country FM. Country FM, allo. Amahoro muvandimwe. Yego. Wakongera ijwi. Umurongera ijwi. Turi kukumva. Turakumva. Wakupa wenda ukongera kugira ngo tubashe kongera kukumvikana. Ntabwo turi kubumva neza. Ntabwo turi kubumva neza, wakongera ukavuga kugira ngo tukumve neza, kongera. Aragiye. Aha, Kristo Yesu rero niwe wakoze, kandi muri uwo twahindutse abaragwa y'ubwami bw'Imana. Country FM, allo. Oui, turabumva. Damascene warugarutse. Yego Damascene. Shimira Imana cyane kongera kumva abavandimwe. Yego muvandimwe. Damascene ndi ku Rusubi. Yego. Shimira Imana nanjye ko yangize intungane, ariko bitavuye umurimo yanjye. Amen, amen. Ahubwo nyine nanjye namenye icyazanye Kristo, ko ataje gukorera abo yaje gukorera. Yego. Abantu. Yego. Baje gukorera nanjye ndimo. Yego. Nizere ibyo yankuriye nyine nanjye bifasha kubana nawe. Yego. Ubwo nakomeje kumva ikiganiro nyine nanjye numva ndanezerewe cyane. Yego. Nanjye nyine ntabwo ntabwo nagenda ngo ndashimye. Yego. Nanjye numva nyine nongeye kumva ishimwe rizamutse mu mutima wanjye. Amen. Mu bintu byose Imana nyine yaha umuntu cyangwa se wabonera mu isi, igikuru nuko wava mu isi byibura ufite ubugingo buhoraho. Amen. Waba mu isi ufite ibyiringiro nyine ko uzabana n'Imana cyangwa se kuri kumwe nayo. Yego. Ubwo nanjye nyine ikiganiro nacyumviye, cyangwa se ijuru naribonye, numvise ikiganiro kuri radiyo nanjye nka gutya. Yego. Ntega amatwi numva abavugabutumwa bari gutambukaho nyine bavuga inkuru nziza. Yego. Mbanza gusa nk'ubirwanya, ariko menya ko ari ukutizera. Yego. Ko nibazaga ukuntu umuntu nyine yabona ibintu by'ubuntu, nkumva birakomeye. Yego. Ariko nza gusoma amagambo y'amarume avuga ngo umuntu udakora, Yego. ahubwo akizera. Yego. Ukwizera kumanizwa no gukiranuka. Yego. Imana irafasha, noneho impa kwizera, nanjye ntakoze. Yego. Mva mbonye ijuru ry'ubuntu rwose, numva amahoro araje mu mutima, numva ndaruhutse. Amen.
ubu ngubu bisigaye ngenda numva nemye nyine amen uburyo mba numva nyine ndi umwana w'Imana noneho nta gushidikanya yego nkumva nyine hari ukuntu Yesu yajyaga avuga ngo muhore mwiteguye ko mutazi umutima igihe yego nkajya mu masengesho nkavuga ati yaba byari bishobotse ngo kuko ahangaha byibura yego wenda kuva naba ndi gusenga hari igihe nagenda ariko ubu ngubu usigaye numva yaba ari impanuka cyangwa se urupfu narwaye cyangwa se runtunguye yego nyine niteguye isaha ku isaha kuko cyatumaga numva nta mahoro cyangwa se numva nagenda ndi mu rusengero gusa nuko numvaga ngo ariho ngo nacitse ngo ibyaha nyine ntari ngo nari kubikora ariko menya amakuru ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. amen Jado tugushimiye Imana. Reka dukomeze twakire n'abandi wowe urumva warakize, reka twumve ko hari undi twasanga yakize nawe dukomeze dushimana Imana. uko iyo nkuru zizo uzakomeza kwigeza ku bandi mwene data. Yego Tuze mu gitambutse bavandimwe. Yego abavandimwe. Yego. Country Femalo. Aha yagiye. Turakomeza dusangire nawe waba ukomeje kudutega amatwi ni ukuri ugitekereza yaje. Country Femalo. Hello. Yego turabumva muri bande muherereye he? Yego. Yego Franka. Ikiganiro kiragira kiti ijuru n'ubuntu ntirikorerwa kuri ubu ijuru rarifite. Yego. Aha waribonye gute? Aragiye aragaruka wenda. Aha wowe ukiraho ukiri mu kuruha ukorera ijuru turakubwira ko Yesu yakoze. Oya nta mwana ukorera umurage w'iwabo. Ntawe abavyeyi beza batanga umurage. Kandi mu by'ukuri ibyanditswe byarabivuga ko umwana w'umuntu ataje mu isi gukorerwa ahubwo yaje kudukorera. Ahubwo yaje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi. Yego. Yesu yarakoze kandi ari wowe akorera ari njye akorera ndetse azira ibyaha byawe kugira ngo ibyo nubyizera wibera umukiranutsi utazarimbuka. Yego kandi akomeza kwasahiriza umukiranutsi nuwo kuho urubanza. Nimero ni 0782 44 21 25 07 aha yaje Country Femalo. Hello. Yego turabumva muri bande muherereye he? Samuel ugarutse. Yego Samuel. Ndi nanje Imana yambishuriye impamvu yo kuza ku isi. Yego Samuel nawe ijuru rarifite? Arifite rwose kubera Imana. Waribonye ute? Buriya ku mutima kubisobanuza amagambo nabishobora. Ikibiri ku mutima wanjye birarenze rwose ibyishimo gusa. Shamwe ubu utarimbuka? Ubu utarimbuka? Yesu aje nonaha. Yesu narimbuka na Yesu ndimo karimbuka. Wa mugani. Amen. Ngo bari muri Kristo Yesu nta rubanza samwe. Ko yambaye ingwate sari wo mwuka wera cyane gose. Ibyo byishimo n'uwo munezero n'ibyo byiringiro bigumane. Uriya ndimbutse umwuka wera we yambaye ingwate buriya yaba umuhobe. Lata n'Imana yaba yivuguruje. Ndari ubwo bishoboka. Yambaye ingwate. Amen amen amen. Ubwo rero iyo umuntu yatanze ingwate birumvikana ko ntago yayihara. Yego. Tugushimiye Imana cyane samwe. Tugushimiye Imana buriya ngiye umutima buriya nanjye meze nga wa musaza wabonye umwami Yesu Simiyoni. asiga akabwira Imana ati sezere umugaragu wawe kuko mbonye mu maso hawe. Yego Samu tugushimiye. Yego rero ntego y'Imana cyane intego y'umuntu ku isi burya ndari gukora bino byo twita byo gukorera Imana ari ukuyikorera. Yareka n'abaje mbere yacu barabikoze bikarangira. Yego.
Indego rero mbona nje intego y'Imana rwose ku muntu ni ukumuha ijuru. Sabe urakoze cyane kunyunganizi mu kiganiro, komeza ubwo butumwa bwiza ubwamamaze, kadukomeze twakire n'abandi. Abandimwe bavuye hari kuvuga ngo mwigisha abantu gukora ibyaha ngo ubundi bucage, ntago bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ahubwo kuri kwihana bavuga ntago babisobanukiwe, wakihana gute? Ahubwo urategereza bakaguhana. Yego, ubwo twe baraduhaniye muri Kristo Yesu. Kwihana byaratunaniye. Kristo Yesu yaraduhaniwe. Ahubwo mu byakozwe n'intumwa muvandimwe wenda hasome ku bice 3 Petero ari kwigisha yabwiye abantu ko kwihana ari uguhindukira. Yego. Ukava ku mwami umwe ukaja ku wundi, ntabwo kwihana ari kuragutondagura ibintu, ubwo kuri aba bari kubyigishanya. Baba bari kubyigishanya rwose no kubitinyurana. Abanyabyaha ubwo bari kubisigana, kuri hano kubisigana niko mbibona. Murakoze cyane. Murakoze wari komeze iwagurira impano, naho ubundi rwose nanjye nagiriye ubwo bundi. Amina. Urakoze cyane mwene data. Radio. Cyaka ndeke n'abandi batanga ibitekerezo, nanjye nuko mbagaze. Urakoze cyane muvandimwe. Aha turakomeza, Dusigaje n'umuntu mwanyura cyahari, turasangira muri aka kanya. Murakomeza kuduhamagara kuri 07882444 yaje. Country FM. Mwiriwe neza. Kuri yanyu. Turashima Imana. Muri bande muherereye he? Nitwa Gregoire, ndi mu murenge wa Gihundwe hano hafi. Yego, Gregoire. Ambatuza amatwi ndetse cyane. Aha, ikiganiro ni ijuru ntirikorerwa, Imana yaritangiye ubuntu muri Yesu, kuri wowe urarifite? Ku giti cyanjye. Cyakora hari umuntu nageze kuva mu filozofi wavuga ngo aho wizera yuko Imana iriho. Yego. Uzasanga itariho kubera ko nta kintu wazahomba kubera yuko waba warabanye na mugenzi wawe neza cyangwa ukabaho neza. Nta muntu utuka cyangwa nta muntu ubwira nawe kubera ko wabayeho wizera yuko Imana ihari. Kwizera ko Imana ihari abantu benshi barabyizera, turi kukubwira ko ibyo nanjye nabyizera, ariko iby'ijuru ibyo nanjye nashaka kuganira namwe. Turavuga ati Yesu yaritangiye ubuntu, iby'ijuru turabibona gutyo, tukabivuga gutyo nyine ku munwa, sibyo? Ariko sinumva ukuntu nonaha niba wenda urihuta, uravuga wihuta. Ndavuga nihuta cyane. Niba yaraje byaha twakoraga wenda oya nta n'ibyo dugikora uyu munsi na n'ubu ngubu turareba turacumura, tukavuga tugacumura, twakora tugacumura, ikintu cyose usanga muri twebwe cyose hari n'ibicumuro. Samu, icyo tukubwira ni kimwe, nuko wabaye umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. Muri kamere yawe hakaba harimo ibyaha byose, ntabwo birondoreka ntibibarika. Ariko nanone tukakubwira ko Imana yagukunze urukundo rukomeye, igatanga Yesu akaza mu isi adafite iyo kamere yawe, akabarwaho ibyaha bya muntu byose, hanyuma igihano wari ukwiye guhanwa Yesu akaba yaragihanwa. Kristo Yesu yapfiriye ibyaha byawe utari wanabaho. Amaraso ya Kristo Yesu ameneka ku musaraba Igorogota, urababarirwa ibyaha byawe. Ukwiriye kubyizera gutyo, wabyizera ukabubaye umukiranutsi imbere y'Imana, utabikesha imirimo yawe, ahubwo ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe n'Imana muri Kristo Yesu. Ndanabyumva, ibyo nabyo bakunda bakurikira buri munsi. Yego. Ahubwo nkibaza, sibyo? Same minota yatujyanye. Niba nankiriho kandi ngicumura, ibyo byaha ngicumura kuri ubu ngubu bimeze. Ibyo nabyo kubera ko twavuze ko muri kamere yawe hakusanirijemo intege nkeya zose ujya wibonaho. Ntabwo Yesu yapfiriye ibyaha byawe bimwe ngo ibindi abyihorere. Hashize imyaka ibihumbi byinshi Yesu azize ibyaha byacu, n'izo ntege nke ujya wibonaho nazo Kristo Yesu yarazizize.
ntabwo yapfiriye bimwe ngo ibindi abyihorere. Ukwiye kwizera ko byose uko bingana umucunguzi Yesu byose yabizize, ni ukuri nta na kimwe asigaje. ubundi ho bari n'abantu bose amahoro. Aha, yagiye. ubwo icyo asabwa ni icyo ngicyo. Urasabwa kwizera ko Imana itakikubaraho urubanza rw'ibyaha binyuze nk'abana n'abantu bose amahoro cyane rwose, kandi Imana izajya ibigufasha mu gihe wamaze kwizera ko ufite gukiranuka kw'Imana. Reka twakire umwe utayatujyanye. Urakoze cyane. Country FM, allo. Country FM, allo. Yego, turabumva. Muri bande, muherereye he? Mediatrice merereye Murangi. Yego. Muri huta Mediatrice, iminota yatujyanye. Aha, Mediatrice. Aha, abantu bari benshi. Hanyuma kuri ubu iki kiganiro ukomeza kugikurikirana kuri YouTube, wanditseho ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa. Ukomeza kubona ibiganiro by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ariko no ku rubuga rwa WhatsApp naho biba naho wabibonaho. Turagira ngo naho twabaha inimero ni 0784 0784 ku rubuga rwa WhatsApp. Murakoze cyane mwebwe abakomeza kudutega amatwi, tubashimira cyane buryo ki mukomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri Radio Country FM. Mukwiriye kuba amahoro mu mitima yanyu, mukamenya ko umucunguzi witwa Yesu yakoze. Kuko abari muri Kristo Yesu nta rubanza bafite. Abari muri Kristo Yesu nta niteka bazacirwa. Nta niteka bazacirwa. Ubashuka ko bafite iteka abari Satani. Abari Satani wenyine. Ariko kuko Imana ibizi, izi ko nta cyaha kibara ku bantu babibaze kuri Kristo Yesu. Ikibara ku bantu kuko bibaze kuri Kristo yagiye. Yesu twari tugifite iminota nk'ibiri. Yego. Dushimiye abadukurikira. Yego. Turabakunda cyane. Abavandimwe nabo bizeye inkuru nziza y'ubutumwa bwiza, namwe mukomeze kuyimenyesha abandi. Kubera ko abahinduriye benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Tunashimiye na Country FM. Tunashimiye na Country FM. Tunashimiye n'ubuyobozi bw'itorero. Yego. Nago babwa twizeye bakatwemera tukaza gutanga iyi nkuru nziza hano. Yego. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Murakoze cyane. Yego.